Ibinini byo kuboneza urubyaro cyangwa se ibinini bishobora gutuma udatwita. Mu ndimi z'amahanga babyita birth control pills. Ubu ni ubwoko bw'ibinini bwo kuringaniza imbyaro. Ku bakoresha imisemburo ikingira inda, kuringaniza imbyaro ni uburyo ubwo ari bwo bwose bwo kuboneza urubyaro. Igikoresho icyo ari cyo cyose cyangwa uburyo bwo kwirinda gusama, abantu babyita gukoresha ibinini, kuko biza mu buryo bw'ibinini byoroshye gufata. Ku bantu benshi, ibinini ni ibice bimwe mu bikorwa byabo bya buri munsi. Ibinini byo kuboneza urubyaro birinda gutwita 99% by'igihe bifata buri munsi, nk'uko byateganijwe ndetse bikemezwa n'abaganga b'abadokiteri bakomeye cyane. Bitandukanye cyane n'ubundi buryo bwo kuboneza urubyaro busanzwe bukoresha twese tuzi, burimo nk'udukingirizo ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibinini ntibirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, mu ndimi z'amahanga tuzi nka STIs. Uzakenera gukoresha ubundi burinzi hamwe n'ibinini kugira ngo agabanye ibyago byo kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ni ubuhe bwoko bw'ibinini byo kuboneza urubyaro cyangwa se wakoresha kugira ngo utabyara? Hariho ubwoko bubiri bw'ibinini byo kuboneza urubyaro, byombi birimo imisemburo ituma udasama. Ibinini bivangwa birimo estrogene na progestine. Ubu ni ubwoko busanzwe abenshi dusanzwe dukoresha. Ibinini bya progestine gusa byitwa mini pill. Bishobora kuba byiza mu gihe wonsa cyangwa ufite amateka y'ibibyimba mu maguru cyangwa ibihaha, ari byo mu ndimi z'amahanga bita venous thromboembolism cyangwa stroke, kandi ntugomba gufata estrogene. Ibinini bya mu gitondo mu gihe udakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro kandi ufite ibyago byo gutwita. Amazina y'ibirango arimo gahunda ibinini bya mu gitondo nyuma ikora bitandukanye n'ibinini byo kuboneza urubyaro ufata buri gihe. Ukuntu pills zikora: igihe zikora neza, ibinini biba bifite akamaro kangana iki? Ibinini biba bifite akamaro kangana na 99% mu kurinda gutwita. Ariko iyo ubifata buri munsi, kwibagirwa gufata ibinini buri gihe cyangwa se mu gihe cyagenwe byongera amahirwe yo gutwita niba ukora imibonano mpuzabitsina inshuro nyinshi. Abantu 9 ku bantu 100 bari ku bunini bafite inda zitateganijwe muri mwaka baragaragara cyane, ndetse mu duce twinshi tugiye dutandukanye tw'igihugu cyangwa se ku isi hose. Ibisobanuro birambuye: ni gute ibinini byo kuboneza urubyaro bikora? Imisemburo iri mu mubiri w'umuntu iragenda ikihuza n'imwe mu misemburo iri mu binini byo kuboneza urubyaro irinda gutwita cyangwa se mu guhagarika gusama. Iyo intangangabo ifumbira amagi, zimwe na zimwe zitera kandi impinduka muri nyababyeyi yawe ku buryo idashobora gushyigikira gutwita mu gihe uri ku binini. Ibinini byo kuboneza urubyaro akenshi ntabwo kwa muganga bakunze kubitanga cyangwa se aho twita ku bitaro. Abadokiteri benshi bagerageza gushyiramo ubushishozi kugira ngo babashe kubihereza abarwayi. Nawe niba ushaka kumenya byinshi biri kuvugwa haba hano muri Afurika ndetse no hanze yayo, kanda subscribe kuri The BTV Show. Inkondo y'umura y'ibyimba iteza inzitizi mu gihe iri kubuza intanga kwinjira muri nyababyeyi yawe, hanyuma amaherezo ikagera ku igi. Gutoza umurongo wa nyababyeyi yawe kugira ngo igi ryatewe ntirishobora kwihambiranya no gukurikiraho. Ni ryari nshobora gufata ibinini byo kuboneza urubyaro? Ni ukubifata neza nk'uko byateganijwe. Ibinini biza mu bipaki bitandukanye, harimo ibipapuro byinshi ndetse by'iminsi 21. Ibinini by'iminsi 91 cyangwa iminsi 365 y'ibinini, ubwo ni iminsi igize umwaka. Ibinini byose mu mapaki ntabwo ari bimwe. Iyo ufashe bimwe muri ibi biterwa n'ubwoko ukoresha,
ugomba gufata ibinini bikwiye kandi mu gihe gikwiye. Kurikiza amabwiriza yanditse kuri ibyo bipaki cyangwa ubaze uwaguhaye ibyo binini cyangwa se umufarumasiye niba ufite ikibazo mbere y'uko utangira kubikoresha. Amapaki menshi harimo ibinini bimwe biba bikora ibindi bidakora. Ibinini bifatika birimo imisemburo n'ibinini bidakora rimwe na rimwe byitwa ibinini bya placebo. Ntibigira imisemburo. Ibinini bidakora kandi bidafite n'imisemburo bishobora kuba byibutsa kwibutsa umuntu kugira ngo atava mu ngeso yo gufata ibinini. Ushobora kandi gushiraho ibyibutsa nk'impuruza cyangwa ugakoresha porogaramu zohereza kwibuka. Dore bimwe mu bigaragaza uko aya mapaki akoreshwa cyangwa se ibipapuro gakondo. Amapaki y'iminsi 28 ufata ibinini bikora mu minsi 21 n'ibinini bidakora mu minsi 7. Uzava amaraso mu cyumweru kibanza mu gihe wakoresheje ibinini bidakora. Kuva amaraso ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni igisubizo cy'umubiri wawe cyo kutaba ufitemo hormone. Ipaki y'iminsi 21 ufata ibinini bikora mu minsi 21 kandi nta binini ndetse n'amaraso uva mu minsi 7. Uzava amaraso gusa mu gihe cy'icyumweru udafata bya binini bimwe bikora. Ugomba gushyiraho ibyibutsa kugira ngo utibagirwa gutangira ipaki nshya ku munsi wa 29. Ipaki y'iminsi 91 fata ibinini bikora ibyumweru 12 cyangwa se amezi 3 n'ibinini bidakora mu minsi 7. Uzava amaraso gusa ibyumweru 4 mu mwaka. Ipaki y'iminsi 365 ubwo birumvikana ni iminsi igize umwaka. Ufata ibinini bikora buri munsi. Ushobora kugira amaraso atembera cyangwa nta maraso namba ufite, bimwe twita amethyst. Niyo miti yonyine yo kuboneza urubyaro iboneka nk'ipaki y'iminsi 365. Ibinini bya progestine gusa cyangwa se tubyite mini pill ni ibinini gusa birimo ibinini 28 ugomba gufata icyarimwe buri munsi. Bishatse kuvuga ngo ni mu madirishya y'amasaha 3 kugira ngo wirinde gusama. Ku rugero rwo gufata ibinini ni saa 1 za mu gitondo ku wa mbere na saa 4 za mu gitondo, ubwo ni amasaha 3 n'igice. Bigutera ibyago byo gutwita niba ukora imibonano mpuzabitsina. Uburyo bushya bwa minipile yitwa sirinda nibyo bidasanzwe. Ufata ibinini 24 bikora hanyuma ibinini 4 bidakora. Ibinini bikora vuba. Ibi binini bishobora gufata icyumweru kugira ngo utangire kwirinda gutwita. Uzakenera gukoresha ubundi buryo bwo kuringaniza imbyaro mu minsi 7 ya mbere ufata ibinini niba ukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Nakora iki niba mpuza ibinini? Cyangwa se nakora iki mu gihe numva gukoresha ibinini ntabishoboye? Fata ibinini wabuze akamaro kabyo, hanyuma ukomeze gufata ibipimo bisanzwe nk'uko byateganijwe. Koresha uburyo bwo kubika, uburyo bwo kuringaniza imbyaro kugeza ufashe iminsi 7. Benshi batanga amabwiriza yihariye ku byo wakora niba ubuze ibinini. Vugana n'ubuvuzi niba ubuze iminsi myinshi y'ibinini. Utanga service arashobora kuganira ku bizamini byo gutwita hamwe n'uburyo bwo kwirinda kuringaniza imbyaro. Nakagombye kwirinda imiti imwe n'imwe mu gihe mfata ibinini. Buri gihe ujye ugana n'abashinzwe cyangwa se uganira n'abashinzwe ubuzima mbere yo gutangira imiti mishya cyangwa inyongeramusaruro. Imiti imwe n'imwe ishobora gutuma ibinini bidakora neza, bikongerera amahirwe yo gutwita. Muri byo harimo imiti igabanya ubukana, ibimera by'ibyatsi nka oats ya Mutagatifu Yohana, imiti idakoreshwa mu kuvura virusi itera sida. Nshobora gufata ibinini mu bihe byose cyangwa se mu gihe naba ntwite cyangwa se n'umubyeyi wonsa. Umuganga wawe yita ku buzima ashobora kugusaba gufata ibinini bya progestine
gusa ni wonsa. Ibinini byo kuringaniza imbyaro birimo estrogene ishobora kugabanya umusaruro w'amata cyangwa se amashereka, ariko ushobora guhindura cyangwa se guhindukira kuri estrogene irimo ibinini bivanze n'amata yawe amaze kwinjira. Bazaba bishinzwe cyangwa se abashinzwe ubuzima bahitamo inzira nziza kuri wowe. Ingaruka cyangwa se inyungu zo gukoresha ibi binini byo kurinda cyangwa se bigufasha kuba utasama bya birth control pills. Ni izihe nyungu zo gufata ibi binini? Ibi binini byo kuboneza urubyaro ni bumwe mu buryo buzwi cyane ku isi bwo kuringaniza imbyaro. Abantu bakoresha ibi binini kugira ngo birinde gutwita kuko biroroshye. Ufata ibinini buri munsi, ni byiza, irinda gutwita 99% igiye uyifashe neza. Ntabwo bihagarika ubwisanzure bw'imibonano mpuzabitsina yawe. Ntugomba kubona uburyo bwo kuringaniza imbyaro neza mu gihe ibintu bishyushye. Ushobora gusama vuba nyuma yo guhagarika ibinini. Abantu benshi bahisemo kugerageza umwana batwita mu gihe cy'umwaka nyuma yo guhagarika ibinini. Ni ibihe bimwe ku bantu bagerageza gusama batabaye ku binini? Ibinini byo kuboneza urubyaro bishobora gutanga ubuzima bwiza usibye kwirinda gutwita. Ibi binini bishobora gukora ukwezi kwawe byoroheje cyangwa bisanzwe. Kugabanya ibimenyetso bya syndrome de prémenstruel cyangwa se PMC ni indwara idasanzwe ya dysphorique. Mugabanya flash zishyushye mu gihe cyo guhinduka muri menopause. Kuvura syndrome ya polycystic ovary, kuvura endometriose cyangwa fibroide yo muri nyababyeyi. Mugabanya ibyago byo kurwara kanseri y'intanga na kanseri y'umura. Hagati imikurire idakenewe cyangwa se hirsutism na esine isukuye. Ibinini birinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ese ibinini bishobora kurinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina? Oya. Ibinini ntabwo bizakurinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka herpes, chlamydia na virusi ya immunodeficient ya muntu cyangwa se HIV zandura binyuze mu mibonano mpuzabitsina idakingiye cyangwa zitaziguye, ndetse no guhererekanya amazi mu mubiri binyuze mu mibonano mpuzabitsina. Guhuza umunwa no gukora imibonano mpuzabitsina. Papillomavirus y'umuntu yandura binyuze mu ruhu ku ruhu. Bazaba bishinzwe cyangwa se abashinzwe ubuzima ku bijyanye n'uburyo bwiza bwo kwirinda kugira ngo wirinde indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Haba hari ingaruka mbi zo gufata ibinini? Yego, zirahari. Ushobora guhura n'ingaruka mu gihe utangiye gufata ibinini. Ingaruka zo ku ruhande zirashira cyangwa gukira. Nyuma y'amezi make ingaruka zishobora kuba zirimo nk'isesemi, kubabara umutwe, kurakara cyangwa kumererwa nabi, ubwuzu bw'amabere cyangwa kubyimba, gutandukanya ibihe, imihango idasanzwe. Bwira utanga ubuvuzi niba uhuye n'ingaruka zidateganyijwe cyangwa se zidatera imbere. Ushobora gukenera guhindukira mu buryo butandukanye bwo kuboneza urubyaro. Ibinini byo kuboneza urubyaro bituma wongera ibiro? Oya. Abantu benshi babaza iki kibazo mbere yo gutangira gukoresha ibinini. Ubushakashatsi bwinshi bwerekanye ko ibinini byo kuboneza urubyaro bitagutera kwiyongera cyangwa se guta ibiro. Haba hari ingaruka z'ubuzima bwo gukoresha cyangwa se gufata ibi binini? Ibi binini byo kuboneza urubyaro bifite umutekano ku bantu benshi n'uburyo busanzwe bwateganijwe bwo kuringaniza imbyaro. Ibi binini bimaze imyaka irenga 60 biboneka. Kubw'ibyo hari amateka maremare y'abantu bayakoresha neza kugira ngo birinde gutwita. Umubare muto w'abantu bafata ibinini byo kuboneza urubyaro
aterogene nayo irimo, bafite ibyago byinshi byo kwandura izo ngorane zidasanzwe n'ibihe bikomeye cyane. Ese ni ibihe binini wakoresha mu kuboneza urubyaro? Umuganga wita ku buzima bwawe azakugira inama niba ari byiza gufata ibinini bivanze n'ibinini bya progestine, gusa ukurikije amateka yawe y'ubuvuzi. Bazaguha gusa ibinini bifite umutekano kuri wowe. Ibinini byiza byo kuringaniza imbyaro nibyo wibuka gufata buri gihe. Abantu batwite mu gihe bari ku binini bakunze kubikora kuko bibagiwe gufata ibinini inshuro nyinshi. Toranya ibinini byo kuboneza urubyaro byoroshye gukora muri gahunda zawe kandi ubifate ubudahwema. Butwari Raymond